Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu bitanu by'ingenzi umugore cyangwa umukobwa yakagombye gukorera umugabo we cyangwa umusore bakundana ku buryo kumuca inyuma cyangwa gukora ikindi gikorwa kimeze nk'aho ari ukumuharika bizasigara bimeze nk'amateka. Ibi ngibi ntazigera nabitekereza mu gihe uzaba wakoze ibi bintu bitanu ngiye kuba nakubwira by'ingenzi bikomeye cyane, ari byo abantu benshi cyane bakunze kuba bakwibagirwa gukora. Ibyo rero niyo mpamvu ahangaha tugiye kuba twabisobanura kugira ngo niba wari ubizi utangire noneho ubivugurure ndetse utangire kubikora ushyizemo akabaraga, kuko wenda wajyaga ubikora wenda ukabona ko umugabo wawe cyangwa umusore mukundana atabyitayeho, nyine ibyo bigatuma ucika intege zo kuvuga ngo byanze bikunze ibi ndi kumukorera ntago ababibona. Nyamara rimwe na rimwe ashobora kuba yabibonaga ariko ataratangira kuba yabyitaho, wenda ngavuga ati madamu wanjye cyangwa umukunzi wanjye aka kantu kose ni keza, nyine ukumva kuri kubura ako kantu. Niyo mpamvu ahangaha ugiye kubanza gusobanukirwa ibyo bintu bitanu by'ingenzi ndetse ukamenya n'impamvu wari usanzwe wenda ubikora ariko wabikora ukabona wenda nta kintu bivuzweho n'umugabo wawe cyangwa n'umukunzi wawe. Niyo mpamvu rero nagusaba kumva iki kiganiro ndetse ukaza ko wagisoza. Nubwo iki kiganiro kireba igitsina gore gusa, ariko namwe bagabo ntimuze kuba mwacikwa n'iki kiganiro, kuko hari byinshi cyane uri buze kuba wamenyeramo wenda utari usanzwe uzi cyangwa wari uzi ariko utajyaga witaho. Reka nkusuhuze nanagushimira amaze gukora subscribe ku Ihozo TV. Ngiye tugiye kubana muri iki kiganiro ndi turu, nizere ko aho uri hirya no hino ku isi ukomeje kugenda ugira ibihe byiza. Ejo twavugaga ku bintu byo kubagarira urukundo, twibanda cyane ku by'abagore n'abakobwa bakwitaho cyane kugira ngo bakomeze kunezeza abakunzi babo. Aha rero bakomeza bakubwira ko uba ugomba kwibanda ku bintu bito ndetse n'ibinini kugira ngo bakomeze basigasire umunezero wo mu rukundo rwabo. Niba uri umwari cyangwa uri umutegarugori, ibi bintu rwose mu rukundo uzabyiteho, nibyo nkingi ya mwamba ya mbere kugira ngo umugabo cyangwa umusore mukundana aho baba bakagera, burya ikintu cyose bahuriyeho ni ikintu kimwe kandi cy'ingenzi, ni icyubahiro cyabo. Kuba umugabo wawe umwubaha ndetse ibi bituma nyine nawe ubwe birangira akubashye. Niyo mpamvu rero ubu ngubu tugiye gukomeza kugira ngo uze kuba wasobanukirwa neza ibintu ndi kukubwira ahangaha. Ikindi kintu rero ugomba kwitaho ni uguhosha uburakari cyangwa gucisha makeya mu gihe ugiranye ikibazo n'uwo mwashakanye cyangwa n'umusore mukundana. Wihita rwose ngo ugire utya ngo uzamure ijosi nk'uko bakunze kugenda benshi cyane bakoresha iryo jambo, ahubwo nyine mwereke ko wamuciriye bugufi, noneho muganire nyine mu ijwi rituje. Niba aje avugira hejuru wowe nyine mera nk'aho ubwira ati bigenze bite mutware mwiza. Ibyo ngibyo nyine nabyo abagabo niko kantu bakunze cyane k'icyubahiro ko kuvuga ko nyine niba umugore we aje wenda umugabo aje avuga nabi ariko umugore we akunze kugira atya nyine agaca bugufi akamwumva, ndetse bakamera nk'aho nyine amakimbirane yabo ahise arangira ako kanya, kuko umugore we cyangwa umukunzi we atigize azamura ijwi ngo nawe ashyire hejuru. Nyine ibi nabyo nyine ni bimwe mu bintu abagabo bakunda. Bakomeza bakubwira ko ibi rero nuramuka ubikoze bizagutuma uba umutako mwiza imbere y'umukunzi wawe. Igihe cyose ugira utya nyine we nubwo aje atavuga neza wowe ukamwakiza akanyamuneza, wamubona ukamwenyura, kabone niyo yaba ntacyo aravuga. Iyo nseko nziza ituje izatuma umukunzi wawe umubamo nka rukuruzi ihora imuzana iwawe, kuko ahora yibuka inseko nziza nyine umwakiriza iyo aje akugana. Ibi wabikora muri fiyansaye nyine mu gihe muri gukundana gusa, bigakomeza no mu gihe mumaze kuba mumaze gushakana. Nyine harimo abantu benshi cyane bagiye batya nyine babona bamaze kuba bashakana n'abagabo babo, cyangwa wenda ahangaha wenda uyu munsi turaza kuba twakwibanda ku bagore. Umugore yabona amaze gushaka umugabo, ibyo bintu byose wenda niba yarazaga kumusura akiri umusore, nyuma yaho yo kubana nyine agatangira kumera nk'aho abica amazi, nyine akajya abyihorera, ukabona nyine ambaye nk'aho atabyitayeho kuko yumva ko yamaze gufatisha. Ibi rero bakubwira ko ugomba kubikomeza no ku mubano wanyu mu gihe muri kubana, kuko ibi ni byiza cyane. Niyo mpamvu mu gihe tuza gukomeza kugenda tubana muri iki kiganiro, hari ibintu byinshi cyane uri busobanukirwemo ndetse byinshi cyane ushobora kuba wajyaga unirengagiza, ariko uyu munsi ukaza kuba wagira uti ukaza kuba wabisobanukirwa.
Bakomeza bakubwira ko rero ibi ngibi iyo bikoze uku nguku, ibi bituma ahora yumva nyine afite akanyamuneza ko kumva ko gutaha mu rugo nta kibazo afite, ndetse ari n'ibintu ari mu rugo nyine ariho hantu honyine habamo umutuzo, aho twumva nyine abandi bagira batya bakabura umutuzo, ugasanga nyine hari ibintu runaka nko kujya mu gikundi cy'abagabo, kuba yajya mu bindi bikundi nyine biri aho ngaho, ushobora gusanga atari na byiza. Ibi rero iyo ukora ibi bintu bituma nyine umugabo wawe ahora yifuza kuba yataha mu rugo, kuko niho abona umutekano, aho kumva ko mu rugo nyine ariho hantu nyine atabona umutekano. Aha ngaha aba agomba gutaha mu rugo, kuko yumva mu rugo ariho hantu hagize hati hamuha umutekano ukomeye cyane. Rero amahoro, umutekano n'urukundo rwuzuye ibyishimo, ibyo byose bituma nyine umugabo ahora aza mu rugo, akunda mu rugo, avuga ati mu rugo, mu rugo, mu rugo aricyo kintu kimubamo. Rero bari bategarugori beza babereye u Rwanda, mwibuke guha agaciro abakunzi banyu babihebeye, mukore utuntu duto duto ariko uzahora twibuka igihe cye cyose, uti ese utwo tuntu ni utuhe? Ibyo bintu ushobora guhita ubyibaza uvuga tuti ese ibintu umugabo wanjye nzamukorera byose ni ibihe? Niyo mpamvu nakubwiye nti ikintu cya mbere uza gukora ni ukuba kumva iki kiganiro kugeza kirangiye, kugira ngo uze kuba wasobanukirwa ibintu byose nyine wakekaga, ndetse hari ibyo wajya gukora ariko kubera kubona atabyitayeho nyine ugahita ugira ngo ntabwo bimunejeje. Ariko iki kiganiro nuza kucyumva nyine uraza kuba wakomeza kugenda usobanukirwa impamvu wabiretse niba wajyaga ubikora. Ariko uyu munsi nagusaba ko ukimara kumva iki kiganiro waza guhita nyine ugira utyo ugahita ukomeza za nshingano zawe nk'uko wajyaga uzikora. Rero aha ngaha rero bakomeza bakubwira ko muri utwo tuntu duto duto ugomba gukora, ugomba gufata umwanya rwose mukicara ukamucira inzara rwose, ukazitunganya neza nyine ku buryo nyine murabizi ko hari ukuntu abagabo nyine baca inzara, cyane cyane iyo ari guca inzara yihuta kubera wenda ibitekerezo byinshi cyane. Si ukuvuga ko n'abagore batagira ibitekerezo, ariko abagabo kenshi cyane nyine iyo utamwitayeho cyane, aba afite n'umugore ubona afashe nk'icyembe cyangwa igikupa wongera agahita akata urwara, ukabona urwara rurahengamye nyine, ukabona ni ibintu bigize bitajyanye, cyangwa akazica nabi zikamusesereza nyine. Ibyo ngibyo ni ibintu ugomba kuba wamukorera, kugira ngo niba umuciriye inzara, ibyo byose nyine kumucira utwara akajya areba akabona harimo itandukaniro iyo yiciriye ndetse nawe iyo wamuciriye. Icyo gihe cyose nyine nabyo ni ibintu bituma umugabo wawe nyine akomeza kumva akwiyumvamo nyine utuntu duto nyine dutuma nyine akomeza kugenda kwiyumvamo. Hano rero bakomeza bakubwira ko no kumwoza ibirenge, nyine gufata umwanya ukamwoza ibirenge nyine nko muri cya gihe nyine wari umaze kumucira inzara, wahoze ku birenge ushobora no kuvuga uti reka mwoze n'ibirenge, noneho kwa kundi nyine twadusonga twose, kwa kundi umuntu aba yagiye aca inzara ariko akamera nk'aho asatira umubiri ho gakeya, twadusonga twose umuntu aba yumva tumeze nk'aho dushyushye, ukamwoza ibirenge nyine. Wamara kumwoza ibirenge n'utuzi dushyushye rwose, ukagira utya rwose ukanabimasa bya birenge neza, imitsi ukayinanura neza. Ibi byose rero ukuri kumunanura imitsi, umusiga amavuta yo kumumasa ibirenge, byose nyine bituma hari uburyo nyine akomeza kugenda akwiyumvamo. Ibi rero bikomeza kugenda bikurura umubano hagati yawe nawe, ku buryo yumva ko nta handi hantu bya bintu agomba kujya kubishakira. Aha rero n'ubundi bakomeza bakubwira ko ibi byose nubimukorera uzaba ugize utya rwose, ukaba urinze umutungo w'urugo rwawe, kuko uzaba umurinze kujya kuyatanga muri salo z'ubwiza. Ibi ni ibintu nyine urumva ko aha ngaha uzaba ufashe umutekano wawe, ukaba ufashe urukundo rwawe, ukaba ufashe n'amafaranga byose nyine ukagira ute ukabigumisha mu biganza byo mu rugo rwanyu. Ibi rero nabyo ni byiza, birafasha. Urumva ko ni ibintu bifasha kabiri kose. Ibi nabyo urumva ko ni ibintu ugomba gukora ndetse ukanabyitaho, kuko bakomeza banakubwira ko ushobora kugira icyo nyine mu gihe ufite nk'umwanya rwose, ukaba uzi kogosha. Harimo abadamu baba bazi kogosha cyangwa abakobwa, ukaba wagira utyo ukicaza umukunzi wawe cyangwa umugabo wawe, ukamujya ku mutwe rwose, ukamushyiraho inyogosho ubona ko imubereye, kwafe nziza imeze neza. Ibi nabyo nyine bizagira bitewe, bizakomeza kugenda bigufasha sevinga y'amafaranga, ndetse abone ko n'umugore we hari byinshi cyane ashoboye, ndetse byinshi cyane adashobora kuba yajya gusaba ahandi, kuko nyine uri kugenda umukorera twa tuntu umeze nk'aho we ubwe nyine akagombye kujya gushaka ahandi, ariko mu rugo iwe arimo arabibona. Azaba ameze nk'umuntu ufite sitoke nyine y'ibyo akeneye byose mu rugo iwe. Ibi byose nabyo ni ibintu byiza cyane, nabyo wakagombye kuba wakwiga uramutse ufite umwanya uhagije nyine wo kuba wabyiga, ndetse ushobora no kuba wenda nyine upfa kuba wabyiga waba uzi kubikora. Ibyo nabyo nyine byaba ari byiza cyane, nabyo bituma umugabo wawe nyine akomeza kugenda kwiyumvamo.
Aha naho rero bakomeza bagenda bakubwira ko kwa kundi mu gihe nyine aba atashye, murabizi ko hari ukuntu umugabo ataha ananiwe, urabizi inkweto zifunze, harimo abantu benshi cyane bakunze gukora bambaye inkweto zifunze, niba atashye wigira utya rwose uhita umushakira udukweto turi aho ngaho nyine two mu nzu, noneho yicare aruhuke ibirenge. Murabizi ko hari uburyo ujya ubona ukabona nk'umugore nyine umugabo waraje agahita amufungurira inkweto, akamufasha ikote, akamufasha bage niba ayifite, agashyira hariya ndetse agahita amwambika udukweto tw'udusiripa rwose tw'udusiripa nyine turiya dukweto bambara mu nzu, agahita areba akavuga ati byanze bikunze umutware wanjye aza gukenera kujya muri dushe. Ibyo bintu byose nyine ugahita ubona ko abyitayeho nyine vuba vuba, akavuga ati wenda muri dushe harimo isabune, harimo buri kimwe cyose, harimo korogate, harimo nyine buri kintu cyose agahita acyitaho nyine kugira ngo aze kureba ko ibintu bitunganye. Urumva rero umugabo niyo amaze kwicara akaruhuka avuga ati byanze bikunze ngomba no kujya gukaraba, nyine urumva agahita ajya gukaraba agasanga nyine ibintu byose babiteguye, agasabune, amazi ashyushye muri dushe bashyizemo, ibintu byose nyine babitunganyije. Ibyo bintu rero byose ugenda ukora ibyo bimugaragariza ko umwitayeho, ibyo byose nibyo bizatuma yumva ko mu rugo ariho hantu h'ingenzi cyane hakomeye kuba ari kurenza ahandi hose. Ibi rero n'ubundi noneho aho bakomeza bakubwira ko ushobora kuba wenda ufite n'umwanya uhagije muri cya gihe nyine agiye gukaraba, nyine ugahita ugira utyo ukagiye kumufasha kuba wamwoza umubiri. Ibi nabyo rero ni byiza cyane kuko nyine bituma yiyumva nk'aho ari kumwe na mama we. Noneho twese nk'uko twese tubizi nyine akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Rero umuntu wese ugereranyije kuba yagukorera ibyiza waherukaga mu bwana, hari amarangamutima y'ibyishimo uba umeze nk'aho ukanguye, ku buryo yiyumva nk'uri mu maboko meza rwose, nk'amaboko y'umubyeyi, nyine akumva ko ari kumwe na mama we, nyine akumva ko niba umugore agize atya agafata agasabune, agafata amazi akamukarabya, wenda harimo akamwitaho nyine akamwoza nk'umuntu muto. Hari n'abo tujya tubona babashyira muri ariya mabafu manini cyane, akagenda rwose akamukarabizamo. Ibi byose rero nibyo bituma umugabo wawe agenda kwiyumvamo pe, akumva ko nta handi hantu agomba kuba yajya gushakira ibyo bindi, kuko urimo uramuha ibintu nk'ibyo yabonaga nyine akiri umwana. Ibi nabyo rero biragufasha cyane mugore nawe mukobwa, kuba umugabo wawe rwose atagira cyangwa ajarajare nyine ace ku ruhande nyine ajye gushaka abandi. Aha ngaha rero ni naho hantu rero nababwiye ko turi buze kuba twagarukaho aka kantu mukumve neza, ni nako kantu navuga ko mwakagombye kuba mwatekerezaho. Hari igihe rero atabasha kugira icyo akubwira kuko yumva bimurenze, ariko azabona ko ibikorwa bye bizaba byiza cyane kuri wowe, nko kugushimira uburyo umwitaho, ariko ntabwo uzigera ubona nyine agize atya wenda ngo akubwire ngo we ngo bya bintu bimeze bite. Oya, nyine we aba yabuze nyine ikintu akubwira wowe, ikintu ugomba gukora ni ugukomeza kubikora. Wivuga ngo kuki ngo umugabo wanjye ngo wenda ngo atajya wenda bivuga mu bandi ngo bigende bite. Oya, menya ko nyine hari ibintu we mu mutima we biba byamaze kumurenga, akumva ko wenda aramutse agize gutya akaba yabibwira nk'abandi bantu bashobora kuba bagira bati, bashobora kuba bamutwarira nk'umugore nyine. Ibyo ngibyo nyine akumva ko nyine wenda abagabo benshi cyane ntabwo batekereza uko nguko, ariko wenda ako kantu wenda mvuze gashobora kuba kazamo nyine, akumva ko we ibintu mukorera nyine bimurenze, akumva ko ashobora no kubivuga hari ugahita ubireka, nyine akahora yumva akavuga ati umugore wanjye pe, nyine ukajya wumva nyine agira ati aragushimira nyine gusa, akakubwira ati urakoze kunyitaho madamu wanjye, sheri wanjye ndagukunda, nyine ukabona nyine uburyo nyine agize ati abyishimiye. Abantu benshi cyane bajya bavuga bati nujya ubona umugabo ufite umugore yatinze kujya mu kabari, yatinze mu kabari wenda nk'ahantu yagiye ukabona nashaka gutaha, burya haba hari ikibazo. Urumva ko rero niba wenda ahangaha harimo n'ikibazo mu rugo rwanyu, icyo gihe umugabo wawe ntabwo azajya kuba yagira undi muntu abiganiza ku ruhande, kuko ni wowe nshuti ye afite, ni wowe nshuti ye imwitaho, ni wowe umeze nk'aho uri byose. Uyu mama we, uri umugore we rwose, uri inshuti ye nyine. Urumva ko ibintu byose nyine azajya agira ati azajya abikwisangamo. Ibi byose rero n'ubundi turacyakomeza ku bindi bintu kugira ngo uze kuba wakomeza kuba wasobanukirwa nyine ibintu wakorera umugabo wawe cyangwa umukunzi wawe, ku buryo kuguca inyuma bizaba bimeze nk'aho ari amateka adashoboka, ndetse rwose usibye wenda byatewe n'ikindi kintu, ariko bizaba bisa nk'aho ari amateka nyine yigira ati adashoboka. Aha rero n'ubundi bakomeza bagenda bakubwira ibindi bintu bigiye bitandukanye, cyane cyane nko kwita ku isuku mu cyumba. Nyine hari nk'ukuntu nyine umugabo nyine aba amenyereye kubyuka wenda akiri umusore, wenda n'urugero
nyine uburiri bwe agahita abyuka yigendera atitaho, ariko uba ugomba kwita cyane cyane ukareba ko mu cyumba hakoropye hameze neza, hatunganyije nyine harimo isuku, ku buryo nyine hari n'utundi tuntu abadamu bajya bakora nyine two kugenda bagira batya ukabona uyu munsi yashashe, uyu munsi nyine yashashe uku, ejo yashashe uku, nyine ukabona nyine hari uburyo nyine iyo nsaso nyine umugabo we nubwo yagera nko muri salo akicara bafungura televiziyo ukabona nyine aricaye nyine, ariko agahita atekereza ukahita ubona ahise yigendera agahita ajya mu cyumba. Hari nk'igihe aba agiye kureba nyine uburyo umugore we yashashe uwo munsi, noneho ngo abanze arebe ese umugore wanjye yashashe ate, ukabona yikuje mu cyumba, rimwe na rimwe ukabona asohotse yisekera nyine. Ibi nabyo ni bimwe mu bintu bishobora gutuma umugabo wawe nyine agira amakenga nyine akumva ko agomba kugera mu rugo nyine hakiri kare, agomba kugera mu rugo akajya kureba ibyiza byinshi cyane afite mu rugo iwe. Ibi byose nyine ubundi ugomba kubikora nyine buri munsi nyine kugira ngo umugabo wawe nyine agira ate akunda amenyere. Urumva ko ni ibintu byiza cyane, kandi turacyanakomeza ahangaha n'ubundi turagenda tugaruka kuri ya ngingo yo kudacika intege mu gihe umugabo wawe nyine yari atangiye kugenda abitekerezaho. Ahangaha naho rero bakomeza kubwira ko utagomba gucika intege, kuko ururimi rw'urukundo nyine ari kukwereka ibintu nyine ubona ari kukwitaho nyine, we nyine kwa kundi nakubwiye ruguru ashobora kutabikubwira, ariko nyine uburyo ari kukwitaho nawe, uburyo atangiye kugusubiza message, niba umwandikiye ukabona ahise gusubiza vuba vuba kuri telefone, niba umuhamagaye ukabona kwitabye vuba vuba akakubaza bimeze bite sheri, byagenze bite. Ibirya nabyo ashobora kuba nyine nawe kubwiye, ashobora kutagutangariza ko nyine bya bintu nyine impamvu wenda ubimukorera, ariko akagira ate ukabona nyine hari uburyo nyine ururimi rw'urukundo ruri kuza mu bikorwa murimo mugirana. Burya n'umugabo wawe kutinda kugusubiza message uri umugore, kutinda kwitaba telefone yawe, burya naho haba harimo ikibazo nk'icyo ngicyo. Ugomba nyine, ariko iyo umwitaho 100% nyine ibintu biba bigize bite, ibintu biba bimeze neza, ku buryo nyine kwitaba telefone yawe cyangwa gusubiza message yawe ari vuba vuba. Ariko igihe cyose ntuzumve ko mu gihe atitabye telefone yawe cyangwa mu gihe adasubije ubutumwa bwawe vuba vuba ari icyo kibazo nyine cyabayemo. Oya, hari igihe wenda biba byatewe n'akazi aba afite. Wicika intege rero, hozaho, hindura, kandi ntugire umwenda uba ubara kuri mugenzi wawe. Nyine kwa kundi nyine hari uburyo umugore nyine ashobora gukora nk'ikintu akavuga ati umugabo wanjye nagukoreye ibi n'ibi, nyine ugahora umera nk'aho uri kumubaraho umwenda, ideni nyine ku byo umukorera. Aha rero bakomeza bakubwira ko uba utagomba kumubaraho nyine ideni nyine ryo kuvuga ngo kubera bya bindi umukorera wenda aba agomba kugusubiza. Oya, ashobora kutabigusubiza nyine kubera bya bindi wenda wamukoreye, ukabona nta n'ikintu na kimwe ameze nk'aho ari kwitaho. Ibi rero komeza ubikore n'ubundi wicika intege, ahubwo nyine icyo ugomba gukora nyine komeza ubikore. Ahangaha bakomeza bakubwira ko ibi ngibi n'ubundi ushobora kusanga wowe wari ubizi, ariko nyine ntabwo nyine bakakwibutsa kubera ko wenda utabikoraga, ariko usanzwe nyine wari ubizi. Ahangaha rero ikindi kintu rero cy'ingenzi nanone ugomba kwitaho ni imirire yo mu rugo, indyo yuzuye. Ahangaha naho bakomeza bakubwira ko ibyo bintu nabyo uba ugomba kubyitaho cyane, kuko nk'igihe muteka ibintu umugabo wawe adakunda ubizi neza ko kubirya ari amaburakindi, icyo gihe rero nabyo uba ugomba kubirebaho ukavuga uti byanze bikunze reka tuze kuba twateka ibyo akundaho kugira ngo aze kubirya nyine ameze nk'aho atabishaka nyine ari amaburakindi. Aha rero nabyo ugomba kubyitaho ukavuga uti reka natwe tumutekereye wenda ibyo yiyumvamo cyane akunda, kugira ngo wenda ataza kurara atariye neza. Aha, ubu noneho tugiye kujya kuba twakwerekeza ku ngingo ya 4, ari nayo benshi bakunze kwitira ko ariyo ya mbere, kunoza amabanga y'abashakanye. Aha simatinda, ariko menya ko roho nzima itura mu mubiri muzima, kandi ko icyo umuntu abibye n'icyo azasarura. Aha rero hasa nk'aho ariho pfundo imbaraga z'urukundo rwose ziherereye, kuko urukundo rw'abashakanye niho habumbatiye amabanga yose. Aha nibanze ku gitsina gore rero, ku nshingano zirengagizwa maze hakangirika byinshi. Ubutaha tuzareba ku nshingano z'abagabo bagomba gukorera abagore babo nyine, kugira ngo nabo ibintu bimere neza. Rero reka mbabwire ngo bamama beza, mumenye ko urukundo rubagarirwa kandi rukanuhirirwa. Nta rurabo rutohiwe, niyo mpamvu imbaraga umugabo yakoresheje agutereta ariyo nawe ugomba gukoresha
akoresha mu gihe amaze kugushaka nyine kugira ngo umwiteho, ahita agushyiraho ibintu byose nyine mu biganza. Ni wowe umenya nimba imyenda ye ifuze cyangwa iteye ipasi, nubwo aba yari asanzwe abyikorera, ariko iyo uje muri we aba yumva ko abikweguriye, kuko nibwo atangira kwambara ibibereye ijisho ryawe, kuko ni wowe wagomba gushimisha, kandi birumvikana ni wowe nyine mboniye, ibi ni urucabana. Ariko nubwo ibyo byose twabivuze, ariko tutirengagiza ko hari abagabo nyine bajya bagira batya nyine bakavuga bati turabyikora bitewe wenda n'impamvu z'akazi, kuko hari igihe mwese mushobora kuba muzinduka. Ibyo byose rero bishobora gutuma wenda umugore wenda mu gihe cyo gutera wenda nk'ipatsi, kureba iyo myenda byose nyine ukabona nyine birasa nkaho biri kumugora cyane. Icyo gihe hari abagabo bafata umwanzuro bakavuga bati reka tubyikorera, ariko bikeya burya agize atya nyine akaba yashobora gukora umugore wawe, mureke nyine mwemerere abikore, kuko niyo mboni z'amaso zibareba neza, ni umugore wawe ukwiye akubwiye ati wenda njyewe uyu munsi ndashaka ko wambara jezi. Nyine ukabona nyine hari uburyo nyine akeneye ko ibintu nyine ugomba kugira ute, ugomba kuba wahindura, ukavuga ati jezi uyu munsi, ejo koto, ejo iki, nyine byo ibintu byose nyine akabishyira ku murongo. Ibi nabyo nyine bizatuma umugore wawe nyine abonwa nk'uw'agaciro, kuko wamwemereye nyine kwambara nyine ibyo nyine we akunda, kuko ni wowe aba agomba gushimisha. Iki gihe niba wanze kwambara ibyo umugore wawe akunda, byanze bikunze hari abandi uzaba ugiye gushimisha. Niba hari n'impamvu z'akazi, wenda tuvuge inifomo wenda ya gisirikare, urumva umugore wawe ntabwo ari ngombwa ko ari we ukubwiriza nyine uburyo ushobora kwambara uyu munsi cyangwa ukayihindura. Icyo gihe nyine urumva ko icyo gihe nawe ugomba kwihitiramo uko ushaka kwambara. Ariko mu yindi minsi wenda isanzwe ashobora kukubwira ati wenda sheri ibi nibyo bikubereye uku n'uku, ariko nabwo iyo nifomo ya gisirikare cyangwa ya gipolisi cyangwa n'indi myenda yindi y'akazi, ushobora kuba wagira utya nyine ukavuga ati rero sheri iriya panaro yawe wenda ni nini cyane, ushobora kuba wayigabanya nyine ukayishyira ku murongo nyine, ishati yayo ukayitunganya neza. Ibyo nabyo ntacyo bitwaye, nako akantu ashobora kuba yagashyiramo aho ngaho, nako ndakeka ko mugasobanukiwe. Aha ngaha rero bakomeza bakubwira ko burya icyo umugore ashaka n'Imana ubwayo rurema nicyo ivuga ati wahawe byiza cyane. Badamu beza rero, ikintu cya gatanu ari nacyo gashingura cumu, menya umwanya mwiza wo kuganiriza umukunzi wawe cyangwa umugabo wawe mu bijyanye n'iterambere ry'urugo, cyangwa mu kungurana inama. Hari igihe nyine nk'abantu bajya bagira batya kumva nyine ahise azana nk'ibintu arabivanze, kandi nawe wari ufite ibindi bintu. Abagabo nyine benshi cyane iyo uvuze aha ngaha bahita babyumva. Icyo gihe rero uba ugomba kubanza ukareka umugabo akaruhuka, ukabona ko ameze neza, ari tayari kuganira nawe, akaba aribwo nyine muganira ku bintu by'iterambere, ahubwo uyimubona nyine ngo kanaka bimeze bite gute, ibi n'ibi. Icyo gihe nyine bizatuma nyine atamera nkaho yumva nyine uri kumuteza umutekano muke mu mutwe, wongera wenda ibibazo wenda nawe yari afite. Icyo gihe rero barakubwira ko uba ugomba kumenya umwanya mwiza wo kugira utya nyine, ukamenya ko uganira n'umugabo wawe nyine mu gihe ubona ko agize ati atuje. Aha rero bakomeza bakubwira ko mu gihe nyine umuganirije kuri ibi bintu byose, ndetse ukagira n'ibyo umusaba, niyo wamusaba muhabura cyangwa na za karisimbi cyangwa n'indi migezi yose, ukamubwira ati ndashaka ko itura hano, mu gihe umugabo wawe afite ubushobozi ashobora kuba yagira ati, ashobora kuba yabigukorera, kuko guhera hejuru wagiye wumva nyine utuntu twose nagiye nkubwiramo tw'ingenzi ugomba kwitaho. Utwo twose rero uramutse udukoze ndetse bikaza kugera n'aha ngaha, ubwo umenye uburyo nyine muganira mu iterambere ryanyu, none aha ngaha ukagira ikintu umusaba, icyo gihe tayari nta kintu ashobora kuba yagira ate, nta kintu ashobora kuba atagukorera. Kandi bakubwira ko niba witonze ukagendera kuri izi mpanuro z'abahanga bagutanze mu rugendo rw'urukundo rwuzuye, ibi rero bizagira bite, bizagufasha mu buryo bukomeye cyane. Mugaruke ku gicaniro, twige twiyubake, tutazibuka ibitero byasheshe. Nanagana ku musozo rero w'iki kiganiro ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Ndagushimiye wowe wakomeje kudutega amatwi. Komeza ukore subscribe kuri Hozo TV, share, like na comment. Ndabakunda cyane, nakagaruka iki kiganiro nge Ndituru. Murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.